kushima bisima mbele ya Mungu katazele gashna. Yesu ndakushima kwa mwaye kumutsinzi ndetse no kurushaho. Ntacyo nzakora ngo cyange, buri kimwe cyose kizanigendekera neza. Ntabwo nzakorwa n'isoni, ntabwo nzapfusha ubusa ubuntu wampaye. Ushimwe. Yesu ashimwe, nshuti muvandimwe, ndagusuhuje. Nizere ko meze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Amahoro y'Imana kubeho. Amazina yanjye ni Evangeliste Robert Victor. Iyi ni Ndi Mutsinzi TV. Uyu mwanya ni umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ijambo rigusobanurira inzira y'ubuzima nyakuri. So rero mu by'ukuri ari ibintu abantu bakeneye nubwo babyirengagiza, batitaho nyamara ari byo kwitabwaho. Niki rero ngo barabikunze ndetse barabishaka mitima yabo, ariko ikibazo kubisingira byarananiranye. Kandi kubisingira ni ibintu byoroshye, ariko ushobora kubuzwa kubisingira n'akantu gatoya, ariko kutabyizera ndetse no kumva ko atari byo by'ukuri. So imitima hari uko itubeshya, ariko kandi ijambo naryo rifite icyo risobanura, rifite icyo rivuga. Rero uyu mwanya ikintu ngiye kukubwira ni kimwe. Ngiye kukubwira ko ukuntu bavuga, ngiye kukubwira ukuntu bajya mu bwami bw'Imana. Abantu benshi baravuga ngo tuzajya mu ijuru, turashaka ijuru, nkeneye kuba mu bwami bw'Imana, nkeneye kujya mu ijuru. Hari abavuga ngo bari mu rugendo rujya mu ijuru, hari abandi bumva batari muri urwo rugendo, ndetse kandi hari n'abadasobanukiwe ibyabyo ibyo ari byo. So rero umuntu wese yakabaye afite icyifuzo koko cyo kujya mu ijuru. Umuntu wese yakabaye yumva ashaka kubana n'Imana akaramata. Umuntu wese yakabaye yishimiye yuko abanye n'Imana. Rero ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, ijuru mbese ni gute umuntu ashobora kuryakira, ni gute ashobora kuribamo? Inzira mbese ni iyihe? Ese ninde wagufasha? So rero iki nicyo ugiye kuganiriza kano kanya, kandi ugiye kugisobanukirwa. Nubasha gukurikirana neza iyi video, urabasha kuba warara winjiye mu bwami bw'ijuru, urabasha kuba uw'ijuru aka kanya ndetse n'iteka ryose utazigera urisohokamo. Hari abandi bakubwira ko ushobora kujya mu ijuru, ariko wazakora icyaha iryo juru ukaryamburwa. Ngiye kukubwira ijuru noneho uburyo waribona, kandi niyo waba uri umunyabyaha gute warijyamo, kuko ni ijuru Imana yahamije. Ndetse Yesu yanavuze ngo muzatangara abakoresha b'ikoro n'abamaraya babatanze mu bwami bw'ijuru. Bivuga ngo ubwo bwami birashoboka ko n'umuntu wari indaya yabujyamo, birashoboka ko n'umuntu wari igisambo yabubamo, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 28. Yesu yarabivuze ko bishoboka, ko bizashoboka ko hari n'igihe abiyita beza, abita ko bakurikiza amategeko, abita ko ari abantu ngo bera, birashoboka ko abakoresha b'ikoro n'abamaraya rwose ngo bashobora kubatanga mu bwami bw'ijuru. Kandi ubwo bwami bw'ijuru harimo n'uzihagarariye, ari we Rahabu. Mwumvishe amateka y'Abisiraheli wari utuye i Kanani, agahisha Abisiraheli bikarangira badafashwe. Uwo nguwo ijuru yararibonye. So rero aka kanya ugiye kumenya icyo kintu. Ni gute? Nihe nzira? Najyanwa nande? So rero nta wundi muntu ushobora kuguhereza, cyangwa nta wundi muntu ushobora kukwereka inzira ijya mu ijuru usibye uwatoranijwe, usibye umubwirizabutumwa watoranijwe, kandi akaba yaratoranijwe kuranga iyo nzira. Hari ababwirizabutumwa batatoranijwe kuranga iyo nzira cyangwa se kuyirangira abantu.
abo ntibayikuyobora. Niyo bayikuyobora bakubwira ko ari igice, bakubwira ko iyo nzira uramutse ukoze icyaha utakomeza kuyinyuramo, biragoye. Bahita bakubwira yuko iyo nzira ni kujyamo witwararitse ku buryo udakora icyaha namba, uramutse ugikoze uhita uyikurwamo. So rero njyewe ndi umubwirizabutumwa w'ukuri, nabisigiwe amavuta, narabihamagariwe. Ibyanditswe bivuga neza yuko Imana yunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Njye maze kwakira ko Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, Imana yampaye umurimo wo kuyunga n'abandi bantu. Abushe la greste edo farase kedomanisha. Utega amatwi aka kanya ngiye kugusomera icyanditswe kiri mu Baroma nako mu Yohana igice cya 3, ndahera ku murongo wa mbere kugira ngo byumvikane neza. Aravuga ngo hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa n'uko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Haleluya. Yesu, urabona ngo hariho umutware wo mu Bayuda, hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Urwa ngo ni umuntu wo mu Bafarisayo. Abafarisayo ni bande? Bari abigisha amategeko, bari abantu bahagarariye amadini. Nk'ukuntu uyu munsi wavuga ngo runaka wenda ni bishop, runaka wenda ni revera, runaka wenda ni umapotre. Nyine bene abo bantu baba bahagarariye abandi, bahagarariye insengero runaka. Ubwo n'uyu munsi urumva abantu bameze nk'uyu ni nk'abo nizo nzego. Hanyuma rero biratangaje kuko uyu muntu nubwo yari akomeye mu idini, ari umuntu uhambaye, ntabwo yari azi uburyo ki abantu bajya mu ijuru. Ntiyari abizi habe namba. Ni ukuvuga ngo ibi bintu nigisha cyangwa ibi bintu twigisha ntabwo ari ibintu bisanzwe, n'inyigisho nako bidasanzwe, ahubwo n'inyigisho Yesu n'ubundi nawe yigishaga, inyigisho zo kuvuka ubwa kabiri. So rero ngo awo muntu wo mu Bafarisayo ni wa wundi wo mu bigisha amategeko, wigishaga amategeko, wa wundi ubwiriza abandi gukora neza, kugira neza n'ibindi. Hanyuma asanga Yesu aramubaza ati, yaramusanze we agiye kumwibariza ati, waturutse ku Mana, ntawakora ibimenyetso n'ibyo ujya ukora kereka Imana itari kumwe nawe. Yesu ahita amubwira ati, ni ukuri ndababwiza ukuri yuko nta muntu wajya mu ijuru mu bwami bw'Imana atabanje kuvuka ubwa kabiri. Ubwo yahise yimajina mu mubiri. Ibi ni byo rero duhora tubwira abantu, iyo umubwiriye ubutumwa bwiza yuko akwiye kuvuka ubwa kabiri, akitwa umwana w'Imana, akwiriye kwanga ibyiza bye, akakira ibyo Yesu yakoze, akizera ibyo Yesu yakoze, ahita yumva mu mubiri akavuga ati, ubu arambwiye ngo njye kwisambanira, arambwiye ngo njye kwica, arambwiye ngo njye kwiba,
n'ibindi n'ibindi. No, se urwo koko uba wabyumvishe mbivuga? Ndumvishe nkubwira ngo genda ukora ibyaha, cyangwa ahubwo ngewe icyo nkora nkubwira imbaraga z'amaraso ya Kristo icyo zakoze? Ntabwo mba nkubwirije ngo ubikore. Ni uko uri kunyumva mu mubiri. Iyo uba uvuye mu mubiri ukajya mu mwuka wari kunyumva. So rero tugwa mu mutego w'abantu baduharanya ngo ntabwo twigisha abantu kureka ibyaha, nyamara twebwe twigisha mu mwuka, bo bakumva mu mubiri. Twigisha ko twababariwe ibyaha byacu, twigisha ko Yesu yakuyeho ibyaha byacu akoresheje urupfu rwe, hanyuma bakatwumva mu mubiri ko tubabwiye kujya gukora ibyaha, ariko ntacyo tuba tuvuze. Iyo ni kamere ibizi kubwira ibyo, ko twebwe ntabwo tuba twagutangarije ibyo Yesu yakoze gusa kugira ngo ubyizere ubone kubohoka ukizwe. So rero uyu munsi nawe urabwirwa ngo niba urimo urajya mu ijuru, niba urimo urigisha abandi inzira yo kujya mu ijuru, niba urimo urabwira abantu ko bagomba kujya mu ijuru, usabwe kubigisha inzira yo kuvuka ubwa kabiri. Niba batamenya inzira yo kuvuka ubwa kabiri ntabwo bazigera binjira mu ijuru. Bamwe bibwira ko kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa. Ntabwo ari ukubatizwa. Oya rwose ntabwo ari ukubatizwa. Sinigeze mbona aho Yesu abatiza abigishwa be. Birashoboka rero ko wavuka ubwa kabiri utabatijwe mu mazi. Kuvuka ubwa kabiri ni gute? Kuvuka ubwa kabiri ni ukwihana imitekerereze yawe ipfuye. Iyihe mitekerereze ipfuye? Kwa kwibwira ko imirimo yawe myiza izagukiza, izaguhesha agakiza. Kwa kwibwira yuko kudakora icyaha ari byo bizaguhesha kuba uwera imbere y'Imana. Ukeneye kwanga imirimo yawe myiza ukayitakariza agaciro, ukayitakariza icyizere, ukavuga ko itashobora kukugeza ku bwiza Imana ishaka, dore ko yavuze yuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwayo. Nutakariza icyizere imirimo yawe, ibyo waretse n'ibyo wumva ukora byiza, ukumva yuko bitakugeza ku Mana. Numara kubimenya gutyo ukamenya ko ntacyo bimaze imbere y'Imana ku bigendanye n'agakiza, uzamanika amaboko uvuge ngo ndatsinzwe, Mana nyikiriza wowe wenyine, njyewe nta ruhare rwanjye rurimo kuko ntacyo mbashije. Icyo gihe rero iyo umaze kwihana iyo mitekerereze ipfuye no kumva yuko ntacyo wakwimarira imbere y'Imana, icyo gihe wakira agakiza. Wakira noneho imbabazi zaturutse mu maraso Yesu yameneye ku musaraba. Icyo gihe tumenya ngo ibyanditswe bimbwira yuko impamvu Yesu amaraso yamenetse byari ukugira ngo mbabarirwe ibyaha byanjye byose. Rero uyu munsi narababariwe, sinkiri umunyabyaha, nabaye umukiranutsi ku bw'amaraso ya Yesu. Imana nta cyaha imbaraho, nta cyaha imbonaho, kubera ko ibyaha byanjye byose yabishyize kuri Yesu. Yesu abantu bimbanwa nabyo ku musaraba, nkizwa urubanza rw'ibyaha. Icyo gihe nibwo witwa ko uvutse ubwa kabiri, kuko ikikubwira ko wavutse umutima uraruhuka, nta nubwo wakongera kwiciraho iteka niyo waba wakoze icyaha, nta nubwo wakongera kumva yuko uzarimbuka, nta nubwo wakongera kumva yuko Imana ikurakariye niyo waba waguye mu makosa. Icyo ukora ubwira Imana ngo ndagushimiye yuko wamaze kumbabarira kera ntaranakora bino byaha, wari waramaze kumbabarira. Igihe wamanikaga Yesu sinari ndiho, ariko wari umumanikiye njyewe ibyaha byanjye n'ububi bwanjye n'ibyago byanjye n'ibihano byanjye yarabifatiye. Ubu ndi umukiranutsi mu maso yawe, nubwo mu maso y'abantu ngaragara ko ndi umunyabyaha kuko nabikoze, ariko mu maso yawe ibi byaha byose wabinkuye. Ubwira Imana ngo ndagushimiye. Icyo gihe biba bigaragaza ko wavutse ubwa kabiri. Wavutse ubwa kabiri, wahindutse umukiranutsi, winduka umwana w'Imana bitavuye mu mirimo yawe n'umuhati yawe. Kandi mbivuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose
n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyabasha kudukuraho ibyaha. Arongera avuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kuncungura, simfite icyo naguha, ngo nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho niwo njya niringira. Haleluya. Nawe wizere nk'uwo muririmbyi birahagije. Ni ukuri uzahora ukora ibyaha, ni ukuri uzahora ugwa mu mitego y'ibyaha, ariko kandi ntukwiye kwiciraho iteka. Umenye ko ibyo byaha ari byo Yesu yazize, ibyo yabambiwe ku musaraba. Ibyo ni byo rero byitwa kuvuka ubwa kabiri. Umuntu ufite uko guhamya muri we ko yavutse ubwa kabiri ku bw'amaraso ya Yesu, ko yakijwe icyaha ku bw'amaraso ya Yesu, uwo niwe witwa ko akijijwe, niwe witwa uwacunguwe, niwe witwa umurokore warokowe, niwe witwa uwababariwe, niwe witwa ko yakijijwe. Ariko babandi bavuga yuko bazakizwa ari uko biyeza cyane, kubera kwiyeza cyane, bakavuga yuko agakiza bazagahabwa no gukora ibikorwa byiza byinshi, ako ntabwo ari agakiza kava ku Uwiteka Imana yacu. Ndagushimiye cyane. Nitwa Evangeliste Robert Victor, niko nitwa. Nawe rero urushaho kumenya neza yuko Yesu yakwitangiye akakugira uwera, umuziranenge, umutagawa. Ushaka nimero yanjye wayihamagara 0788 50 92 040, 0788 50 92 040. Iri no kuri WhatsApp. Ushaka mpamagara, ushaka ubufasha bw'isengesho ndetse n'ubujyanama ku ijambo ry'Imana, ushobora kumpamagara tukavugana. Girwa neza n'imbabazi bikubeho. Kuvuga ubwa kabiri nako kujya mu ijuru. Iyo uvutse ubwa kabiri uba winjijwe ubwami bw'Imana, biba birangiye, nibwo ubonye n'ubugingo buhoraho, ukaba uzi ko umwana w'Imana giteka, ku buryo mubarimbuka ntuburimo, uhita wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, uhita ukurwa mu gitabo cy'urupfu ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze cyane. Bye bye.